Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe bana b'Imana aho muri hose. Uyu ni umunsi Imana yatugeneye, uyu ni umunsi Imana yishimiye yuko twongera kubaho, kandi turashimira Imana yuko ibarinze natwe ikaturinda. Uyu munsi rero turongera kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ku bwenge, ubwenge bw'Imana. Ngiye uvugana namwe nk'uko bisanzwe ni Pastor Nsengimana Sylvester. Rero reka dusome ibice bigera kuri bitatu twifashisha Evangelist Goreti Muhongerwa. Arabanza adusomere muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5, narangiza aradusomera Migani 9 umurongo wa 10. Turaza gusoza dusoma Zaburi 53 umurongo wa 2. Ariko atarasoma, uyu munsi wa none abantu bafite ikibazo agishakisha ibyo bice abishyira ku murongo. Hari ikibazo kiri muri iyi si. Abantu barimo kwitiranya ikintu bita ubumenyi n'ubwenge. Abantu barimo kwitiranya ubumenyi n'ubwenge. Ariko ubwenge tubuhabwa n'Imana. Ubwenge buva ku Uwiteka. Ubwenge budufasha mu bintu byinshi. Ubwenge budufasha gukemura ibibazo. Ubwenge budufasha kuva mu bibazo bidukikije. Ubwenge budufasha guhitamo icyiza tukareka ikibi. Ubwenge budufasha mu mirimo dukora. Ubwenge budufasha kumenya icyo umuntu ashobora kuvuga n'icyo adakwiriye kuvuga. Ubwenge budufasha kumenya aho ugomba kujya n'aho utagomba kujya. Ubwenge bugufasha kumenya umurimo wakora n'uwo utakora. Ubwenge bugufasha kumenya ni bande ukwiriye kugira inshuti n'abo ukwiriye kureka. Ibyo byose rero biva ku isoko y'ubwenge ariyo Mana. Imana ni itanga ubwenge. Hari ibyanditswe rero tugiye gusoma ari ibyanditswe gusa bishyigikira icyo kintu cyitwa ubwenge bw'Imana. Nabanza dusomere muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Haleluya. Ahangaha urabona yuko ngo niba hari umuntu ubuze ubwenge nabusabe. Urumva ko n'ubwenge burasabwa. Niba wumva ubuze ubwenge, niba wumva hari ibintu byakunaniye gufatira icyemezo, niba wumva rwose wageze mu bihe wumva ukeneye inama nziza yava ku Mana, kuko aravuga ngo niba hari umuntu ubuze ubwenge nabusabe. Ni nko kuvuga ngo niba ubuze ubwenge, shaka Imana usenge, Imana iguhishurire uko ugomba kwifata. Niba ugeze mu gihe runaka ukumva ibintu byakuyobeye, kumva wabuze icyerekezo, saba Imana ubwenge. Fata igihe cyawe, ufata igihe cy'amasengesho, ujye imbere y'Imana uyisabe uti, Mana, ndumva ibintu byanyobeye, ndumva nabuze aho njya, ndumva imbere yanjye ntahabona, ndabona imiryango hirya no hino ifunze, ndabona nta kazi ndimo kubona, ndabona abana babuze amafaranga y'ishuri, ndabona urugo rugiye kunanira, ndabona umugabo wanjye n'umugore wanjye bitameze neza. Mana mu bwenge, ndumva numye mu mwuka. Imana izaguhishurira. Hari ahantu ijambo ry'Imana muri Yeremiya 33:3 avuga ngo, ntabaza ndagutabara ngo uhishurire ibihishwe utamenya. Hari ibintu biba bihishwe. Ubwo bwenge Imana irabuguhishurira, ikaguhishurira ukuntu ugomba kwifata muri icyo kibazo, ikaguhishurira ukuntu ugomba kubona akazi, ikaguhishurira ukuntu ugomba gukoresha amaboko yawe kugira ngo wikure mu kibazo. Wari uzi yuko hari abantu bashobora kuba bafite amafaranga ariko bakabura ubwenge n'ayo mafaranga akayoyoka? Wari uzi yuko hari abantu baba bashobora kuba bafite akazi ariko kubura ubwenge akazi bakagatakaza bitewe n'uko batahishukiwe ubwenge ukuntu bagomba kwifata muri ako kazi? Wari uzi yuko umuntu ashobora kuba afite business ariko kubura ubwenge iyo business igahomba bitewe no kubura ubwenge, bitewe n'uko agera ku kazi yakererewe, bitewe n'uko yabuze ubwenge ukuntu agomba gufata abakiriya be? Ubwo bwenge rero urabusaba
ukavuga uti Mana mfite akazi ariko nkeneye ubwenge bwawe umfashe menye ukuntu nakwifata muri aka kazi. Hari n'abandi kubera kubura ubwenge bw'Imana, umugabo cyangwa se umugore ingo zabo bazisenye. Uyu munsi wa none ingo nyinshi zirasenyutse kubera kubura ubwenge. Umugabo akabura ubwenge, akabura ubwenge ukuntu yayobora urugo rwe, akabura ubwenge ukuntu yakoresha amafaranga ye kugira ngo atunge urugo rwe, akabura ubwenge ukuntu agomba kubana n'umugore we, umugore nawe akabura ubwenge ukuntu yagomba kubana n'umugabo we, akabura ubwenge bwatuma amenya gukora inshingano ze zimureba, noneho urugo rugasenyuka. Haleluya! Imana itubabarire, iduhishurire, iduhe ubwenge ngo tubusabe. Mana nk'ubwenge bw'uko ngomba kwifata, uko ngomba kuvuga, uko ngomba gufata ibyemezo by'ubuzima. Reka yongere adusomere muri Zaburi 53 umurongo wa 2. Hano turabona abantu bahinyura ubwenge bw'Imana, Bibiri bita abapfapfa. Abapfapfa ni ikinyuranyo n'abanyabwenge. Ariko reka turebe ijambo ry'Imana riravuga iki kuri uyu muntu. Zaburi 53 umurongo wa 2. Zaburi ya 53 umurongo wa 2 haravuga ngo umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho. Yego, umupfapfa ajya yibwira ngo nta Mana iriho. Kandi kuvuga ngo nta Mana iriho ntibisobanuye yuko itariho, ariko ngo aribwira, akibwira ibintu bitabaho. Ni ukuvuga ngo Imana iriho. Umupfapfa rero yibwira yuko ngo nta Mana iriho, akiyibagiza yuko Imana ariyo yamuremye, akayibagiza yuko Imana ariyo imutunze, akiyibagiza yuko Imana yafunze umwuka ahumeka yapfa, akiyibagiza yuko ariyo imuha imbaraga zo kujya gukora. Haleluya! Imana niyo iguha imbaraga zo gukora. Imana niyo iba yagufunguriye iyo miryango kugira ngo ubone ako kazi. Imana itaguhaye ubwo buzima ntiwajya ku kazi. Imana itaguhaye ubwo buzima ntiwacuruza. Imana itaguhaye ubwo buzima ntiwajya kwiga ngo urangize amashuri. Ariko ngo umupfapfa ngo ajya agenda akibwira ngo nta Mana iriho. Ni nk'uko umwana yavuga ngo wambyariraga iki abwira umubyeyi we, ariko umupfapfa ngo aravuga ngo nta Mana iriho. Reka rero turebe mu Migani igice cya 9 umurongo wa 10. Iki gice kirakomeye, iki gice ugomba kugitekerezaho. Migani 9 umurongo wa 10 haravuga ngo iki? Kadusome. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Yego, kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Erega utarabaho Imana yari iriho. Waravutse ndavuka, ibi bintu byose tubona kuri iyi si byaremwe n'ubwenge bw'Imana. Tugomba rero kumenya itandukanirizo riri hagati y'ibintu bita ubwenge n'ubumenyi. Ubumenyi ni ibintu dukura mu mashuri, nabwo aba bantu baba batwigisha b'abadogiteri, b'abantu bakomeye bize ibintu bakaminuza, ni akantu k'agace gato cyane Imana iba yabatije. Ariko iyo wamenye Imana, iyo wakiriye umwami Yesu, ukava mu byaha, ugahinduka icyaremwe gishya, ugakora ibyiza ukareka ibibi, ukava mu nzangano, ukava mu matiku, ugakora ibijyanye n'ijambo ry'Imana, uko niko uba ugenda wegera Imana, Imana nayo ikwegera, noneho ukagera ku isoko y'ubwenge. Imana ikajya iguhishurira ibyo abandi batamenya. Imana ikajya ikwereka inzira ugomba kunyuramo. Imbere y'uko ugera mu kibazo, Imana ikaba yakiguhishurira, ndetse n'ubwo wakigeramo Imana ikaguha ubwenge bwo kugisohokamo. Reka Goreti tumuhe ijambo, nawe agira ikintu avuga bitewe n'ayo magambo tuvuze, agira inama cyane cyane abashakanye, cyane cyane urubyiruko
ndetse n'ubundi buzima, kuko imyaka amaze kuri iyi si ashobora kuba yarabonye ibintu byinshi, ashobora kuba yarabonye abantu babuze ubwenge, ariko ashobora no kugira inama yifashishije ijambo twasomye kugira ngo tuvuge ubutumwa tubwira abantu, kugira ngo ejo n'ejo bundi bajye bamenya ukuri, kuko twebwe dushinzwe gutangaza ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, kugira ngo abantu babatuke mu bujiji, babatuke mu bintu by'ububata bwa Satani. Karibu. Imana iguha umugisha pastor. Aya ni amagambo meza cyane adukangurira gushaka ubwenge, kuko ibintu byose dukora iyo tutabikoranye ubwenge niho ubona bipfa, niho ubona dukora tuyobowe n'irari ryacu cyangwa na kamere yacu. Ariko igihe usabye Imana ubwenge ubasha kuyoborwa nayo. Iyo usabye Imana ubwenge ikaguha ubwenge, ubwenge nibwo bwubaka urugo mu bafite ingo rugakomera. Ubwenge nibwo bubasha guha wa musore cyangwa ya nkumi igeze mu gihe cyo gushaka kumenya uwo bazabana, uzamubera umufasha mwiza cyangwa umutware mwiza, azubakana bakubaha Imana. Ibyo byose bikorwa n'ubwenge duhabwa n'Imana ishobora byose, kandi bituruka nanone ku kuntu tuba twabanye n'Imana, twasabanye nayo, tukayisaba bwa bwenge. Iyo usabana n'Imana, iyo wagize Imana inshuti yawe, ntabwo wiyobora. Ikintu cyose ugiye gukora urabanza ukagisha Imana inama, kuko wiyoboye wayoba. Niyo mpamvu rero ari iby'ingenzi gufata igihe cyo gusenga mu byo ukora byose, ukayoboza Imana inzira, ugasaba Imana ikaguha ubwenge. Ijambo ry'Imana ryabisobanuye neza ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero ndakwifuriza kugira ngo wubahe Uwiteka, kuko ari we shingiro ry'ubwenge n'ubumenyi, kandi uve mu byaha ubashe kujijuka, umenye ibyo ukora. Uwiteka Imana abafashe, natwe adufashe kugira ngo tubashe kuyoborwa n'ubwenge buturuka ku Uwiteka Imana yacu. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwenge buva mu ijuru rya mbere buraboneye. Ubwo nibwo nkeneye, nawe nibwo ukeneye. Ntabwo mvuga ubwenge bw'iyi si, ubwenge buva mu ijuru ku Mana yacu yaremye byose, ku mugenga wa byose, nibwo bwenge buboneye, nibwo bwenge bukwiye. Ubwo nibwo turimo kuvugaho, ni nabwo twifuriza umuntu wese utwumva kugira ngo yifuze, kuko nibwo bwenge buzima bumuyobora mu bitunganye, bugatuma wubaha Uwiteka Imana mu byo ukora byose, ukubahisha Imana mu kazi ukora, ukubahisha Imana mu rugo rwawe, ukubahisha Imana mu rubyaro Imana yaguhaye. Ubwo bwenge nibwo nkwifuriza, nanjye nibwo niyifuriza. Imana iguha umugisha. Dusoza rero reka tubasengere. Uwiteka Mana ishobora byose, sengeye abantu barimo kutwumva aka kanya, umuntu ubuze ubwenge, umuntu byayobeye, umuntu wananiwe gufata icyemezo cy'ubuzima, umuntu ubona hari imiryango ifunze, akeneye ubwenge bwawe ubumuhe. Kandi mu izina rya Yesu nsengeye buri muntu wese utarakira umwami Yesu ngo afate icyemezo cyo kwakira agakiza, ngo ahindurirwe ubuzima, abe icyaremwe gishya. Aka kanya umuhe gufata icyo cyemezo, kuko nyuma yo gufata icyo cyemezo nibwo winjira mu mutima we, hanyuma ukamubera isoko y'ubwenge. Rero urakoze yuko wumvishe gusenga kwanjye. Iyi ni gahunda yitwa Menya Ukuri. Telefoni zacu Pastor Nsengimana Sylvester ni 0782635996, iza Goreti Muhongerwa ni 0788447245. Wifuza kudutelefona utugisha inama, wifuza ko tugusengera, ndetse ufite ikintu wakwifuza yuko watwunganira, karibu. Kandi wowe utari wakora subscribe, akaba aribwo bwa mbere wumvishe ubutumwa, ukore subscribe kugira ngo ubutumwa bujye bukugeraho byihuse. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. Shalom.